Ushobora kuba ukeneye ko twagufasha mu buryo bwo gusenga ukatubahe nimero mwaduhamagaraho. Nimero yanjye ni 078 43 79 376. Mwaduhamagara ku Cyumba TV tukabafasha, mukaza mukabwiriza, mugatanga ubuhamya n'ibindi byose mwakifuza, ari inama n'ubwunganizi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turakunda cyane. Yes, turabasuhuje inshuti mukurikiye Icyumba TV, nkuko twarabibasezeranyije ako tuzajya duhora dufite ibintu byiza umunsi ku munsi. Uyu munsi twongeye turagarutse, Imana ibahe umugisha, ndabasuhuje. Mbere na mbere reka mvuge ngo haleluya. Imana ibahe umugisha rero aho muri mu mpande enye z'isi, abatuye mu bihugu duturanye turabasuhuje. Imana ibahe umugisha, mwicare mugubwe neza. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, twongeye kugarukana inkuru nziza y'ubutumwa bw'amahoro bwa Kristo Yesu. Tukaba tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa 12, 8, 9 n'icumi. Iyo mirongo niyo tugiye kubasomera, hanyuma buri wese akurikire arakuramo ibye. Tugiye kumva ibyo kurya by'umwuka. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ku murongo wa 8, haravuga ngo marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. 9. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya yuko ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. 10. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bageze ku irembo rikingishijwe icyuma, urugi rurabikingurira, barasohoka. Imana ishimwe cyane. Turabashimiye inshuti mudukurikiye. Iri ni ijambo ry'Imana twahaye intego ivuga ngo uyu munsi Uwiteka gukure ahantu wabohewe. Uyu munsi Uwiteka akubohore, Uwiteka agukure ahantu wabohewe. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihe turimo, umwanzi Satani ajya afata abantu akababohera ahantu, akagufata akakubohera mu nzu, akagufata akakubohera muri gereza. Ariko uyu munsi uhamagara Uwiteka, uhamagare marayika w'Umwami Imana, umubwire ati uyu munsi ndashaka kumbohora. Muri ibi bihe turimo hari ibintu byinshi biboha abantu. Niba ari uko akazi kabuze, niba ari ko hariho ibibazo, niba ariko hariho ibigeragezo, usanga abantu bahugiye mu tuntu, usanga abantu barashize kwizera kwaragiye, ugasanga abantu batagifashwa, ugasanga abantu imiruhira barembeje. Hari indirimbo iririmba ngo nimuze mwenyine twihererane mu nsanga ahantu hatari abantu, dore imiruhira barembeje, urusaku rurabaruhije. Muri iki gihe turimo, umuntu wese naze kuwiteka akanguke, kuko ibimuruhije uyu munsi hari ubutabazi. Haleluya. Hari inkuru nziza tubazaniye. Yesu agiye kukumara umubabaro, agiye kugukura ahantu uboheye, ahantu Satani yakubohewe, ahantu Satani yagukingiranye. Uyu munsi uraza kubohoka mu izina rya Yesu. Hano dusomye amagambo. Herodi afata aba bantu, yaragiye aramushyira mu nzu, uwo bita Petero, aramukingirana, amushyiraho n'uburinzi. Akimara kumushyiraho uburinzi, aravuga ati uko byagenda kose ndaguhamije. Ariko hari ikintu ijuru ryateguraga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ijuru ryateguraga ubutabazi. Nubwo Satani yateguraga kwica Petero, ariko Uwiteka yateguraga kurengera Petero. Imana ishimwe cyane. Mu buzima tubayeho, hari igihe Satani ajya kugambanira, agatekereza ko ari we ugufiteho ububasha bwose. Ariko hari uwaremye ijuru, hari uwaremye isi, hari uwaremye abantu, ibintu, ari we Kristo. Nawe arakubohora uyu munsi.
ahantu ubohewe byashoboka ko waboshywe n'ibyaha, byashoboka ko waboshywe n'ubusambanyi, byashoboka ko waboshywe n'irari, byashoboka ko waboshywe n'amaganya, byashoboka ko waboshywe no kubeshya, byashoboka ko waboshywe n'ubujura. Ariko uyu munsi Kristo yakubohora. Haleluya! Uyu munsi Kristo yakugirira neza. Ibintu byakuboshye, ibintu biguhagaritse umutima, ibintu byatumye ujya mu nzu y'imbohe bigatuma usinzira, uyu munsi Kristo yakubohora. Mana ishimwe cyane. Ndashima Imana yuko Herode imigambi y'igipfu busa. Ngarangije ngatuma abaga mujye kureba basanga hari ikintu Uwiteka yakoze. Ndagira ngo ngutangarize yuko abantu bazi ko bagushyize ahantu bagiye gutungurwa n'inkuru yuko marayika yamaze kugusohora. Oh haleluya! Abantu bamaze kukubohera ahantu, abantu bamaze kugushyiraho inkuru, bandika ko utazashaka, bandika ko utazabyara, bandika ko nta cyiza kizagera iwanyu. Ubundi ku bw'akavukire n'imiryango hari ikintu abantu bamaze gukereya ku buzima bwawe. Ariko turashima Imana ko ibintu abantu bamaze gushyiraho Kristo aje kubikuraho mu izina rya Yesu. Turashima Imana ko ubuzima abantu bamaze gushyiraho, ko ubuzima banditse kuri wowe, ko ahantu bagiye bakakubohera ari Kristo uje kugukuramo. Kwiheba ni ukwita ufite inshuti yanjye, ukagenda ukagira kwiheba. Nubwo Herode afite ingabo, nubwo Herode afite abasirikare, nibyo koko 16, hari na 2 bakwegeye, ariko icyo nkundira Imana ngarangize ngamushyiraho 2. Uzi kugira ngo asohoke ukuntu byagenze, ngo marayika akimanuka, ngo yaraje ngafata ba basirikare, ngo abateza ibitotsi arabasinziriza. Mwene magambo reka tuvuge mu Kinyarwanda cy'iwacu, yarabazunjitse, mbese arabisinziriza. Bivuze ngo ku buzima bwawe hari ibintu Kristo agiye gusinziriza. Ariko haleluya! Mbese ubuzima ubayeho, imibereho ubayeho, kugira ngo Kristo agire igitangaza akora, nuko hari ibintu arabanza gusinziriza, nuko hari ibintu mbese wowe ku bwawe bikwegereye, biguteye ubwoba, bikwereka ko bizakwica, bikwereka ko imbunda byazesitaye, ni ukuvuga ngo bifite ubushobozi. Ariko ijuru naryo rigiye gutabara, rirabanza rero ribisinziriza. Imana ishimwe cyane. Niko gufata bari abasirikare, marayika bateza ibitotsi. Ubundi marayika iyo yamanutse, abantu bakuvuga arabanza akabaha agasopo, abantu bakuvuga nabi arabanza akabaha agasopo, abantu bakugambanira marayika arabanza akabaha agasopo. Ubundi Kristo yamanutse hari ibintu aje guha agasopo. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ariko iki gihe cyari gikenewe. Wowe se hari ibintu ubona bikugoye? Wese hari ibintu ubona ku buzima bwawe byakuyobera? Ariko marayika w'Uwiteka namara kuhagera, namara kuza kugutabara, namara kugera ku buzima bwawe, namara kugera ahantu bagukingiranye, mbese nta kwirwa uvuga. Ntabwo Petero tubona ko yiriwe avuga ngo yisobanure, ngo avuge ngo uriko se ngo bankiza aha. No, ntabwo rero uzatanga ubuhamya, ahubwo ijuru rigiye kugutangira ubuhamya. Tuvuga ngo haleluya! Ntabwo rero uzirwa wisobanura, mbese nta kintu uzavuga kubera ko nta n'icyo ufite rero, kubera ko ni finale hariya. Imana ishimwe cyane. Abiteza ibitotsi. Se mwene data, wahantu uri, ukuntu ubayeho, isi yose yakwasamiye, umuryango wakwasamiye, umugore wawe yakwasamiye, urubyaro rwawe rwakwasamiye, abana bawe barakunaniye, barakwasamiye. Mbese ibyo bintu byose byatumye ugenda urasinzira. Ariko uyu munsi hari inkuru y'ihumure tukuzaniye. Yesu amara agahinda, Yesu hari ibintu agiye gusinziriza, Yesu hari ibintu agiye guha agasopo. Abibwira ngo muceceke. Hari ibintu agiye gucecekera, hari ibintu agiye gusinziriza kugira ngo agusohore aho hantu. Hari ibintu Kristo agiye gusinziriza kugira ngo agukure aho hantu uboheye. Hari ibintu Kristo agiye gusinziriza. Mbese abo basirikare ngo arangiza arabafata, abapfuka. Mbese niba yarafashe agatambara akabapfuka gutya mu maso, niba yarabigenje gute ntabwo mbizi. Niba yari abateza ibitotsi ako kanya bagahita bahunikira. Ariko icyo tuzi ni uko yarabanje arabasinziriza, kuko ntibigeze bamenya ibyo ari byo. Ndetse ngo Petero nawe abikurikiranye yagize ngo arimo kubirota mu nzozi. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu Uwiteka agiye kuturemera tuzagira ngo twabirose mu nzozi. Hari ibintu Uwiteka agiye kurema kuri twebwe tuzagira ngo ntabwo byari bimenyerewe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tusoze dusengana Imana. Ese we ntiwari utinye? Ese we ntiwabonaga hari ibintu byakunaniye ku buzima bwawe, ubona hari ibintu byakugoye? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu marayika aje gusinziriza kugira ngo agutabare. Aho niho hantu nsoreye. Hari ibintu ubona wowe ubwawe ariko biba bihari we,
biba bihari ku buzima bwacu. Nawe ndabyibuka kugira ngo nige nuko hari ibintu marayika yabanje gusinziriza. Hari umuntu wajyaga undoga cyane, naba ngeze ku ishuri nkahita ndwara amaso, twajya mu kizami nkagira gutya, nkajya nkora mu maso gutya, hakavamo ibintu by'umweru bikururika. Ni ukuvuga ibizami byose nakoraga habaga harimo kuvamo ibyo bintu nagira gutya simbashe kureba neza, ariko ndashimira Imana ko nagikoze nkagitsinda, kandi n'ibindi nkora nkaba mbitsinda. Ndashimira Imana ko kugira ngo intabare. Hari ibintu yabanje gusinziriza, ntabwo ndamuvuga mwahita mumumenya nimbe navuga ngo yamukuye mu nzira, ariko ntabwo kuva icyo gihe yacaho kugeza na n'uyu munsi ndi igisore gishima Imana. Haleluya. Turashima Imana ko dufite ubuhamya bugenda, turashima Imana ko yabashe kutubohora ku bwa karande. Njyewe navuga ati wenda uwo muntu akimara gucaho nibwo wenda nabashije kumva. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana ko hari ibintu igiye kubanza gusinziriza kugira ngo idutabare. Turashima Imana ko hari ibintu igiye kubanza igakura mu nzira kugira ngo igutabare. Wowe uri kunyumva, wowe udukurikiye, wowe uri hirya no hino ku mpera z'isi, uhereza Imana icyubahiro kuko hari igitangaza ikoze kugira ngo ubanze utabarwe. Haleluya. Reka dusenge Imana. Mwene data, ushobora kuba ufite icyifuzo, ushobora kuba nawe ubona hari ibintu ku buzima bwawe bikugoye, ushobora kubona mu muroza kuzengereje, ariko reka nguhanurire ku buzima bwawe. Yesu aze kubisinziriza, Yesu aze kubitesha agaciro. Aho bakuboheye, hari igihe bakubohera mu bintu ibyo ari byo byose, ariko Yesu aze abisinzirize. Kadusenga Imana nawe tugusengere. Wahuri hose wapfukama, waca bugufi, wabanza ukatura, tukagusengera kugira ngo nawe Yesu agire icyo akora ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha cyane. Kadusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana ikomeye cyane, tugushimiye kubw'imbaraga zawe, tugushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza byawe, tugushimiye kuko ibyo ukora biraturenga cyane, ujya udutabara tudakwiriye. Mwami, twe turimo kumvira ijambo ryawe, iri jambo riraduhembuye, ritweretse ko nubwo Herodi adufiteho umugambi mubi, ariko wohereje marayika w'Uwiteka, wohereje ubutabazi uyu munsi, ngaze gutabara abana bawe, ngaze gutabara ubwoko bwawe aho bari hirya no hino. Uzumvira isengesho, azabahoke mu izina rya Yesu. Uzadukubitire Herodi, uzadukubitira abarozi, uzadukubitira abagambanyi, uzadukubitira ibitugoye. Mana, ugire aho udukura n'aho udushyitsa. Urakoze, turagushimiye, urakoze kubw'ubuntu bwawe n'imbaraga zari ibye n'iteka ryose. Urakoze. Amen. Ushobora kuba ukeneye ko twagufasha mu buryo bwo gusenga, katubahe nimero mwaduhamagaraho. Nimero yanjye ni 078 43 79 376. Mwaduhamagara ku Cyumba TV tukabafasha, mukaza mukabwiriza, mugatanga ubuhamya n'ibindi byose mwakifuza, ari inama n'ubwunganizi. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Turakunda cyane.